Turabashubuje tubifuriza amahoro y'Imana abakunze ba Channel Daniel TV Rwanda. Uyu munsi tugize umugisha ko tubonye umukozi w'Imana. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Amakuru y'iminsi. Amakuru y'imyuga. Wari ukumbuwe? Amen. Nabonetse. Ko mbonye se uza akaguru katameze neza n'akaboko bimeze bite? Ni ubumuga nahuye nabwo bw'akaguru n'akaboko. Ni ingaruka z'ibikomere. Ibikomere warakomeretse se? Uvuze gukomereka buba ari uburyo butandukanye, gukomereka uburyo bw'umutima, kuba wakomeretswa n'ikintu kanaka. Ingaruka z'ibikomere byaba ibyo mu mubiri, byaba ibyo mu mutima. Gukomeretswa n'umuryango si ikintu cyoroshye. Bakunzi ba Channel Daniel TV Rwanda, uyu munsi twongeye kubona umukozi w'Imana ufite ubuhamya bukomeye cyane bw'ubuzima yanyuzemo, kugeza aho ngo yavukiye mu muryango abona basenga inzoka. Nawe ushobora kuba waravukiye mu muryango utandukanye, ufite ibibazo abantu basenga imana zitandukanye, ariko uyu munsi agiye kudusobanurira uburyo basengaga inzoka n'uburyo bayifataga. Nibwo buryo hari abantu bashobora kuba bagize ngo ndaguhimbiye mwasengaga inzoka. Yego. Uyu munsi tuzagira ikintu kizisobanurira, nubwo ubuhamya bwari burebure ariko tubwira mu ncamake ukuntu byari bimeze. Reka tubone twiragize Imana. Ni karibu. Mana ishobora byose, se umwami wacu Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, uri se umwami wacu Yesu Kristo, uri imbaraga z'abera. Turagushimiye ko udushyize muri iki kibuga kugira ngo tuganire n'isi muri rusange. Ndakwinginga kugira ngo ibyo tuganirira hano imbere y'iyi kamera kuri iyi channel bihabwe umugisha n'Imana, kandi n'abadutega amatwi, abadukurikiranye nabo bahabwe umugisha n'Imana mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Nyemerera Uwiteka Imana ishobora byose, wongere uganze kandi udukoreshe iby'ubutwari muri aka kanya, kandi buri wese umukingurire kugira ngo yumve kandi yakire ijambo ryawe, mwigisha mwiza. Urakoze nyir'ibihe, mu mwanya wose tugiye kuganira n'isi udushyigikire kandi udukoze ikara ryaka ku munwa, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Twabona tukibwira abantu bakurikiye iyi channel ya Daniel TV, nimba ari ubwa mbere uyikurikiye, iyi channel inyuraho ivugabutumwa, abatanga ubuhamya, abahanzi, wakanda subscribe, nubwo iryo bara ritukura, comment, share, kuko biradufasha kugira ngo tubashe gukora ibindi, tubonye mudukurikira muri benshi. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Ngaho ibwira abantu badukurikiye, uri umuntu ki? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Sibomana Jean Claude. Ndi umukozi w'Imana, nkunda Imana n'abantu bayo, kandi nkunda gukora ivugabutumwa ku buryo budasanzwe. Nkunda kwibera mu nzu y'Imana, umusore. Imana ituganze. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro ko yakurinze ukaba wemeye kuza kuduha iki kiganiro. Mu bintu numva nshaka kuganira nawe n'ubuhamya bwawe, njye numva ahantu hatandukanye. Wakuze ubona mu rugo ngo bafite inzoka. Iyo nzoka yakoraga ngute? Byagendaga ngute? Ngo wajyaga unayoza? Igihe amakuru agira ngo nawe nyiri bwite tubwire byabaga bimeze bite? Murakoze cyane. Inkuru mbariranira tuba, reka byivugire. Nk'uko nababwiye, amazina yanjye Sibomana Jean Claude. Ndi umusore wavutse mu muryango usa nkaho wifashije. Mvuka mu bana babiri, ndi umwana wa mbere muri bo, ankurikira n'abakobwa. Hanyuma ninjye mukuru. Basanze iwacu bafite inzoka. Hanyuma iyo nzoka yari ikigirwamana cy'iwacu. Inzoka ninjye wayogeje, ninjye wayigaburiye, ninjye wayikoreye ibyangombwa byinshi bitandukanye. Ni ubuhe buryo rero? Inzoka ko nzi kuyifata ko biteye ubwoba, wowe wayitinyuka gute ku buryo wayifata ukayikorera isuku? Ese ubundi yabaga yanduye ko mbona ihorana isuku? Inzoka ihorana isuku, ariko nibyo bya bindi ufata umuntu wo muri Kigali bawiriwe mu biro n'umuhinzi, bose bagahurira muri dushe ngo bagiye gukaraba. Kwa mugani bose bahurira muri dushe ngo bagiye gukaraba, yaba uwo mu murima, yaba uwo mu biro, bose buryo bahurira muri dushe bagiye koga. Hanyuma iyi nzoka yari ikigirwamana cyo mu rugo twakoreraga. Njye nari mbizi, ariko bashiki banjye bari batoya cyane, ntabwo bari babizi, ntabwo bari bazi ibyo ari byo. Hanyuma nagiraga intebe yanjye mu rugo, papa akagiriye,
na mama akagira iye, abandi bakicara ku mifuka. Hanyuma ya nzoka nkayimanura aho yabaga mu akabindi gateretsemo hejuru mu giti, nkayoza, namara kuyuhagira nkayisokoza, namara kuyisokoza. Yari ifite umushatsi? Yes. Ahubwo itandukanye n'izindi nzoka? Itandukanye n'izindi nzoka. Ariko hari inzoka wari warabonye igira umushatsi usibye iyo ngayo mu rugo? Nta nibaho, nta niteze kuzigera ibaho, kuko inzoka zifite uburyo ziremwe. Ni bya bindi mwumva ngo ni imbaraga satanike, cyangwa imbaraga z'umwijima. Ya nzoka nkayisokoza, nkayisiga, narangiza nkayishyira mu kibindi cyayo. Muravuga gusokoza nk'ibibazo, wari umushatsi umeze nk'uw'abantu, wari umeze ute ugereranije? Bwari ubwoya, nk'uko ubwoya ngira ngo urabuzi uko bumeze. Bwari ubuntu bw'ubwoya ariko bugaragara, wasokoza bigakunda. Inzoka rero ukagenda ukayikuramo cya kibindi ukayizana ukayoza, ntikurye? Ntirye rwose. Ntinyagambure kwa kundi umuntu ayikubita ikinyagambure, ikinyorogotora, ikigendera? Nta kibazo twari dufitanye, yari ituje, abikora byose ituje, ihamye hamwe, nta kibazo. Rero ubwo bumuga bwawe bwaje gute? Ubumuga bwanjye bwatewe ahanini n'inkoni zabiteye mu mwaka w'ibihumbi 2004, nibwo nagize ikibazo cy'ubumuga, hanyuma mugara mu buryo ababyeyi batatekerezaga ko byabaho. Njyewe najyaga nicara, papa ntabwo nigeze ngira umwanya wo kuganira nawe, nta na rimwe nigeze nganira na papa wanjye. Noneho twakicara gutya akambwira ati rero ako kaguru kawe ndashaka uzagafata nkakavuna, hanyuma namara kukavuna nkazongera nkakuvuza. Rimwe rero nari maze gatatu iwacu batangaburira, nza mvuye ku ishuri, nsanga mu rugo mama hari aho yari asimbukiye, yari yatetse ibijumba bigeretse ku bishyimbo, nshoramo akaboko ngiye gufata ikijumba ngo ndye, hanyuma nkigashoramo gutya aba nsanzemo arambwira ngo karekeramo, araza aca umuyenzi arawubabura mu makara, ubundi awukubitisha za ntoki. Uko ka kaboko ngenda ngira gutya nishika, birangira bigendeye ko akaboko kanjye gahura n'ikibazo cy'isusumira. Ngo nawe katura nk'ikintu? Kugiterura kagiterura, kuko uko biri none biruta ejo, bukagiterura ariko ntibikuraho ko mfite isusumira mu kaboko. Papa araza asanga ndimo ndarwana na mama, cyangwa se arimo ankubita, baramubaza ati mupfuye iki? Atankoreye mu nkono, ahita ampamagara, aho yativuyeho hano, ndamwegera, arambwira ngo fata ku giti cy'isombe cyari giteye munsi y'inzu, mfataho gutya, afata ka kaguru kanjye k'ibumoso agashyira ku ivi aragaturitsa. Hanyuma agaturikije ahita nkubita urushyi rwa mbere n'urwa kabiri, ndahubuka ngo munsi y'umuringoti, ndaramo. Bukeye mu gitondo nakuyemo n'umuvandimwe wari uje aje kureba papa, yumva umuntu ari kwana munsi y'umukingo, akuramo, atangira kugenda avuza gahoro gahoro, bigenda bisa. Nta nubwo yavuze ati umwana njye kureba ukuntu byagenza gukuremo? Oya, ntabwo iryo shyaka yigeze arigira, nta n'ibyo yigeze ashaka gukora. Hanyuma mu nyuma yaho bimaze kugenda gutyo, maze kwivuza bigenda byoroha, arambwira ati rero ngiye kugufata nkuvuze, hanyuma nimara kukuvuza ako kaguru nzagafata ngashyire ku ivi, nongere ngaturitse, nzongera nkuvuze. Yaramvuje, ngeze centre de santé bampa transfert Kanombe, bashaka indwara barayibura. Bampa ya CHK mageze bashaka indwara barayibura. Bampa ya Faisal, ngeze Faisal banshishije muri scanner babura indwara. Hangarura CHK, ngeze CHK bampa transfert yo kujya Indera, mageze naho bashaka indwara barayibura. Haza umudogiteri umwe, ahari hose Imana izamuha umugisha, naba ndiho cyangwa ntakiriho, nkorera consultation, amaze kuyikora arambwira ati rero wa mwana we nta ndwara ndimo mbona. Ariko nivurizaga ku kinyoma, ntabwo nabaga namubwiza ukuri ngo nabaye iki ngiki, kuko nabaga nzi ko nindamuka mbivuze nshobora kugera mu rugo ibibazo bikavuka. Hanyuma ndangije nkorera consultation, amaze kuyikora indwara irabura, arambwira ati rero mwana we ngiye guhamagara abadogiteri dukorana mu Bufaransa baza bagukonsulite, hanyuma tukuvure, n'ibyanga nzakujyana mu Bufaransa nkuvurireyo, hanyuma nzagutunga nta kibazo. Hanyuma nibiramuka byanze nzakugarura, ninkugarura ntuzirirwe uvunika ujya gushakira hirya hino,
uzategereza Imana cyangwa urupfu kimwe muri cyo bizaza. Byagenze gutyo, tugeze mu rugo, icyo gihe ndabyibuka papa yabazwaga 180 kugira ngo bantware, hanyuma arangije arambwira ati se ni gute wakurira indege kandi njye navukana 180 mu ndege se? Byari 180, hariho inkunga ya leta bari bushyireho, twebwe twasabwaga yari 180, andi leta ikayongeraho ifatanyije na dogiteri. Hanyuma aravuga ati ni gute wakinjira wakurira indege ukajya mu kindi gihugu njye ntanahazi. Birapfuye rero. Birapfuye, amatangazo atangira gucicikana ku maradiyo, ariko singira iyo nubahiriza cyane ko ntiyoboraga. Hanyuma nicaye ngerageza gushaka, ndavuga ariko ubundi iyi Mana y'Abayisiraheli bavuga ibaho se, nimba ibaho ikora iti? Nafashe inkoni nigira ku rusengero rumwe, hanyuma mpageze numva ko hari umuntu naramuka nzanyeho ibibazo turi buza kurwana, cyane ko nari umurakare kubera ibikomere nari narahuye nabyo. Nyinjira mu gasenge, ngiye kumva numva ijwi rivugiye hejuru mu mabati rirambwira ngo Sibomana mwana wanjye, wikirirwa uvunika kuko ntawe uzakuvura ubaho ku isi usibye njyewe. Umva ubwoba buranyishe, ndirukana abana, se iki ni iki kivugiye hano mu rusengero? Yesu aho ndagaruka, nsubiyemo rirongera rirambwira ngo Sibomana mwana wanjye, urarushywa n'ubusa kuko ntawe uzakuvura ubaho ku isi usibye njyewe. Sohotse hanze mbwira umumama wari uri hanze, ndamubwira ko uru rusengero rwanyu rushobora kuba rurimo amashitani cyangwa abazimu. Abaza ati kubera iki? Numvise ijwi rimbwira ngo mwana wanjye ntawe uzakuvura hano ku isi. Bwari ubwa mbere numvise umwuka wera avugana nanjye. Arambwira ngo subirayo, wasanga ari Imana iri gushaka kuvugana nawe. Nsubirayo, rya jwi ndongera ndaryumva, mpita mfata umwanzuro wo gutangira gusenga. Hanyuma ninjira mu bihe byo gusenga bingoye cyane ku buryo bukomeye, ntabwo byari binyoroheye. Muri iyo misengere ntabwo byari byoroshye, nkomeza kugenda ndwana urugamba. Papa arambwira ati rero icara hano nkugaburire, nanjye nkavuga nti ndashaka gusenga. Ariko Siboma, ugira ibintu byinshi nta nubwo uyu mwanya twanawubona, kandi ufite n'ivugabutumwa ugiye kujyamo. Ndagenda nkubaza mbariza abantu batakuzi kuko njye maze kugenda nkumenya. Ubu tuvugana papa yarapfuye? Oya, papa ndamufite aho ari hose niyubahwe. Yego. Nyine twize guhura umbwira ngo ugiye gushyingura, nagize ngo ni papa wari watabarutse. Yari umubyeyi twabanye, twari twarabanye, wandeze muri ubwo buzima nari ndimo, twari twarabanye ku buryo bukomeye. Yari yitabye Imana. Ubwo rero niwe nashyinguye, ntabwo nashyinguye data w'umubiri. Ngiye twarahuye, umbwiye ko ugiye gushyingura umubyeyi, ngira ngo ni uw'umubiri. Ni umusaza wari warandeze cyane nakundaga. Ubwo winjiraga mu rusengero niho umuhamagaro w'ivugabutumwa wese utangirira? Umuhamagaro w'ivugabutumwa niho watangiriye, kuko nta muntu wigeze umbwiriza, nta wigeze anyinjiza mbese mu ivugabutumwa. Mwuka wera ampamagara, yamfatiye aho mpita ntangira ivugabutumwa. Nabatijwe maze imyaka 6 mu ivugabutumwa, ubwo nabatijwe. Dusubiye inyuma gato, iherezo ry'iyo nzoka byagenze gute? Ubu bimeze gute? Byaje kurangira mbyihakanye, mpitamo kubivamo, ninjira mu ivugabutumwa, ibyabo bikomeza gutyo, nanjye ndi muri ibi ngibi. Ni umurimo w'Imana, nabo bakomezanyije na gahunda zabo. Ko n'ubu nkubonye bigoranye cyane kubona umurimo ufite mugari. Umuntu aba ari mu ivugabutumwa, kuko Yesu yaravuze ngo muzenguruke amahanga yose ubwira abantu iby'ururutse. Nabonye ubuhamya bwawe bisaba amasaha menshi cyane kugira ngo uzabuvuge burangire. Nacyo waba utanga nomero ya telefone dukomeza n'ikiganiro ho gake, utanga nomero ya telefone ya n'abandi bashaka kuba bagutumira kuko ugira ubuhamya bwinshi bujyanye n'ibigirwamana. Kenshi wagiye ubona abantu benshi baba ariko batabizi. Duhe nomero ya telefone ku bantu bifuza kuba bagutumira, wajya kubabwira amakuru arambuye kuko hari umwanya aba ari muto. Tanga nomero ya telefone abantu bifuza kuba bagutumira, ukabaha ubuhamya burambuye. Murakoze cyane. Nimero yanjye ya MTN ni 078 69 37 91 6. Ndasubiramo 078 69 37 91 6.
sibo ntabwo birangiriye ahangaha, uzagenda uduha incamake y'ubu buhamya bwawe. Yeah. Ahangaha twarugira ngo wongere wiyibutse abantu, kuko wari umaze iminsi abantu batakubona ku mbuga gutya, Yes. ariko ufite n'andi makuru muri iyi minsi ushaka kuzatangaza. Wari utubwiye ngo uri umusore, se nta mpinduka Imana irakubwira, nta musheri Imana iraguha? murakoze biri imbere ahangaha gatoya, ahubwo abakurikirana iyi cano ndabatumiye ntimuzahabure. Muri iyi minsi iri imbere nzabamenyesha amatariki. Byiza cyane, abantu bakurikira iyi cano ya Daniel TV Rwanda muzakurikirana ubukwe bwa Sibomana. Yes. Wabonye sheri? Naramubonye. Natwe dufite amatsiko, nanjye nzaba mpari nze rwose nereke abantu badukurikira abari mu mahanga, mu Rwanda, sheri wawe nzaza kumureba, nzabutaha rwose. Ni karibu abakurikiye iyi cano rwose, ndabinginze muzaze dufatikanye gushimira Imana ko uwari umeze nk'imfubyi asa nk'aho abonye umuryango. Kuko Bibiliya iravuga mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo 35 3:5 kugeza 3:7 harimo amagambo akomeye. Ijambo ry'ingenzi nkundamo riravuga ngo none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu, uwari ingumba afite inda y'umuhungu wo mu zabukuru, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ndamutse mvuze ko ubu nicaye mu by'Imana yavuze kandi ndi kugenda byinjiramo neza, ntabwo naba mbeshye, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Icyo Imana ivuze no kugishyigikira gishyigikira. Natwe abantu baba bifuza kuba baza gutanga ubuhamya, ijambo ry'Imana cyangwa ari Imana ibabwira bashaka kubwira abantu benshi badukurikiye ku migabane itandukanye, wamamagara kuri nomero yanjye mbonekaho ya 0789988264, ukaba waza ugatambutsa ubutumwa kuri iyi cano. Biremewe kuko iyi cano ntabwo ishingira ku idini, ni ubutumwa bwiza bwo gufasha imitima ya benshi kugira ngo ibashe kuruhuka. Sibomana, ubuhamya bwawe ni bwinshi, ni burebure, n'ubu ndabizi ugiye mu ivugabutumwa. Yego. Uzatubwira uburyo wakuze muri ubwo buzima, ariko se buriya amakuru yatumye ukubitwa bingana kuriya, waje kumenya ko byari bitewe n'iki? Papa yabyaye abana bagenda bapfa, hanyuma kandi yashakaga umwana w'umuhungu.